gukizwa rero ni ikintu kiri ngombwa, ni ikintu kiriho, kuko nanjye ndi umusore kandi ndi umurokore. Yego. Yes, narakijijwe, nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ntago namwakiriye nk'umwami gusa cyangwa se ngo mwakire nk'umukiza. Namwakiriye nk'umwami ndetse nk'umukiza w'ubugingo bwanjye. Rero umusore wese yemerewe kurokoka kugira ngo akorere Imana mu mbaraga ze z'ubusore, ejo naba atakiri umusore azabe yibuka yuko hari icyo yigeze gukora igihe yari umusore. Kubera yuko aho kugira ngo wicuze ibyo wakabaye warakoze mu busore, nubwo wabikora kugira ngo nushika muri cya gihe uzaba utagifite kwicuza. Yes, nongeye kubahereza ikaze kuri Afri Gospel TV, ni igisubizo kuri microphone nkuko maze kubimenyera. So nk'ibisanzwe ntago nkunze kuza ndi njyenyine, buri gihe mba mfite umutumirwa. Ariko uyu munsi wa none wanazanye muramumenyere kuri Afri Gospel TV, ni umunyamakuru wa Afri Gospel TV. So yakivuga mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane Mr. Gisubizo. Amazina ni Fred Kanyesige Gold nk'ibisanzwe. Shimira Imana yuko nanjye uyu munsi nje mu kiganiro atari giye wakira, ahubwo uyu munsi banyakiriye. So ndagushimiye cyane kunyakira. Imana iguhereze umugisha cyane. Yes, Kanyesige turakwakiriye nk'ibisanzwe. Aravuze Gisubizo ntajya agaragara muri kamera. Yes, ntago nzigera ngaragara kugeza igihe abakunzi bacu bazabisaba. So Kanyesige, mbere yuko dutangira iki kiganiro murabizi yuko ari iyobokamana, kiba kijyanye n'iyobokamana. Ariko bwa mbere na mbere kadushimira abantu bakomeza kudukurikirana. Mu by'ukuri muri iyi minsi itambutse tubonye abantu benshi badukurikiranye kuri Afri Gospel TV no kuri TikTok y'umushumba. Abantu benshi baradukurikiranye kandi bakunze ibyo dukora, bakomeje kutubwira ngo dukomereze aho ngaho. So Kanyesige, nawe reka manze nguhereze umwanya ushimira abafana bawe. Shimiye inshuti zanjye, abantu bari ahantu henshi hatandukanye, ari abari muri Uganda, ari abari mu Rwanda, ari abari muri Amerika, ari abari Canada, ari abari Tanzania, ari abari Kenya, inshuti zanjye ziri South Sudan. Imana ibahereze umugisha cyane, ndabashimiye. Uyu munsi nanjye naje nk'umushyitsi, ntabwo uyu munsi mbehe nakiriye abantu, ahubwo nanjye banyakiriye. So ndabishimiye cyane. Abana bajya banyandikira bari mu Rwanda, abana bari muri Amerika, inshuti zanjye, Imana ibahereze umugisha cyane. Hari abari Qatar, hari abari Abu Dhabi, aho hose Imana ibahereze umugisha cyane kandi ndabakunda, mukomerezaho. Imana ibaha umugisha cyane kandi bakomeze kutugaragariza urukundo. Babwire bakore subscribe, ariko mukore subscribe, mukomentinge, mujye muri comment section, mujye mwandikamo, mwamamaza ubutumwa icyo mukeneye cyose, ikiganiro mukeneye ko twabakorera, ibintu mukeneye ko twabazanira, tujye tubibashyiriramo. Mu sharing, ikiganiro gifata ugisharinge na mugenzi wawe akirebe kugira ngo mbe twamamaza ubutumwa. Cyane cyane abahororo munkurikiye, Imana ibahereze umugisha cyane aho muri hose, ndabasuhuje cyane. Yes. Kanyesige, tukirimo kwibwirana, Kanyesige muri make umubyeyi wawe mu mwuka ninde? Umubyeyi wanjye mu mwuka ni Bishop Mugabokundwa Emmanuel, kandi ndamukunda cyane, mwita Daddy, nanjye nitwa Gordia Daddy. So mu bapasiteri bose buzuye Mpororo cyangwa buzuye muri Uganda, kubera icyo rero washimye ko yakubera umubyeyi mu mwuka? Nago sinabishimye ngo ni uruhare rwanjye, ahubwo Imana niyo yabimbwiye. Siwe wambyaje ubutumwa, sinaye wambatije, twabonanye ndi mukuru kandi ndi umurokore, ariko bitewe naho nari nawe naho yakoreraga, ambyaza ubutumwa. Ubundi umushumba rero arambyaje ubutumwa, wanyatuje akambatiza, yitwa Pastor Mugabe Yosamu, ari mu Rwanda muri Nyagatare ahitwa Kabirizi mu Miracle Center. Genda mu Miracle Center mukuru, ariko kandi umushumba wanjye unyoboye Bishop Mugabokundwa ni muri Nazarene Church. Turi hasi y'ubuyobozi bwa Nazarene Church, kandi umushumba wacu ni Pastor Tumwine na Pastor Joyce Cyakwera. Yes, urakoze cyane. Mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ni byinshi nkora, ariko ndi umuvugabutumwa. Uramuvugabutumwa? Nibyo nakumva, cyangwa se niwo murimo wanjye ubundi numva niyumvamo. Ko abantu benshi nanguciye mu ijambo, ubu ngubu ngiye turi kuvugana turaziranye, nta bintu byo kubeshyirana byo kwibirana. Ko abantu benshi tukuzi nk'umucuranzi, none ukavuga ngo uri umuvugabutumwa. Ndashaka kunsobanurira neza kugira abantu dusobanukirwe. Umucuranzi, ubundi ndi umucuranzi. Abantu benshi bazi ko ndi umucuranzi. Hari abanzi mu ivugabutumwa ritandukanye, kuko no gucuranga n'ivugabutumwa ni ukwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo
ni ugucurangira mu rusengero, ntabwo njya ncurangira ahandi hantu hatari mu bintu by'Imana. Ndi umuririmbyi, ndirimba gospel mu makwe, mu nterane, cyangwa se ahandi hantu hose h'umuntu aba ari ahimbaza Imana. Hanyuma ndi n'umuvugabutumwa bisanzwe, nanjye njya nigisha ijambo, kandi iyo Imana yangiriye imbabazi, nk'uko nigeze kumva mushuti wanjye umwe yavuze ati iyo Mwuka Wera yamanutse akajya ku bitugu by'umupfapfa njya mbasha kuririmba, iyo Umwuka Wera yamanutse akajya ku bitugu byanjye nanjye njya mbasha no guhanura. Ndi umuhanuzi w'Imana, ariko isi nabyemera. N'ubundi by'abasore ngo ntabwo byemerwa bisohoye, ubwo nibisohora uzanyemera. Dukomeje, wagize amahirwe wandokotse, wakabaye wazanye piano, hanyuma ukaturirimbiraho, hanyuma ukaza no kutubwirizaho, tukareba hagati yo gucuranga n'ivugabutumwa ushoboye iki. byose ni ivugabutumwa, ariko n'ubundi buri muntu agenda agira impano ye, kuko hari igihe umuntu ahagarara mu mpano ye ukavuga uti niyo mpano ye. Hari n'ahantu uhagarara ko biri ngombwa ko wahagarara, wenda bitewe n'aho umuntu yakubonye uyu munsi akaba atabifata cyane, kuko wa munsi akwakiriye mu yindi mpano yawe. Uyu munsi ushaka kuguhanura kuko ntawe uzi wo ndahanurira, ukaba watinda kwemera ko ibyo mpanuye ari ukuri. Ariko uzi yuko hari unahanuriye kandi bigasohora, yavuga ati maze aramuhanuriye. Kimwe nuko nshobora gucuranga ukavuga uti kweri, ariko hagira n'undi wamagarara imbere mbwiriza ukavuga ati se birashoboka. Ariko byose tubishobozwa na Yesu Kristo uduhereza imbaraga. Ariko uko bisa kose birahendera ntemeye. Dukomeje ikiganiro cyacu, nkomeze gushimira abantu. Please ndabasaba mujye mushyiraho comment muri description yacu, tuba twashizemo ibituranga, tuba twashizemo contact zacu, mujye munaduhamagara mutuvugishe. Kanyesije ntari najya mu buzima busanzwe. Uri umusore nanjye ndi umusore. Ku ruhande rwanjye ntabwo nemera ko urubyiruko dushobora gukizwa. Wowe urabyemera yuko ushobora gukizwa uri urubyiruko? Ibyo ni ibintu ntajya no gutindaho, cyangwa se ngo mvuge ngo ndajya kubitindaho. Urubyiruko gukizwa ni ikintu benshi bakunze kuvuga ko ari igitangaza, ariko mu bintu bitangaza Imana cyangwa se bitangaza undi muntu wese wakijijwe, ntabwo ari ikintu gitangaje. Urubyiruko gukizwa ni ikintu kiri ngombwa, kuko Bibiliya iravuga ngo ntihazagire uhinyuza ubusore bwawe. Kubera iki? Ushobora guhinyuza ubusore kubera yuko udakijijwe, kavuga ati uyu musore yakabaye ari umurokore ariko ntago arokotse, yakabaye akora ibikomeye ariko ntabikora. Kubera iki? Uwo ngo aba aguhinyuje akuvanye mu cyo wakabaye urimo, cyangwa se agushyizeho utakabaye ujya, kubera yuko agusanze mu nzira itari iyo ukwiye kuba urimo. Gukizwa rero ni ikintu kiri ngombwa, ni ikintu kiriho, kuko nanjye ndi umusore kandi ndi umurokore. Narakijijwe, nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ntabwo namwakiriye nk'umwami gusa, cyangwa se ngo mwakire nk'umukiza. Namwakiriye nk'umwami ndetse nk'umukiza w'ubugingo bwanjye. Rero umusore wese yemerewe kurokoka, kugira ngo akorere Imana mu mbaraga ze z'ubusore. Ejo naba atakiri umusore, azabe yibuka yuko hari icyo yigeze gukora igihe yari umusore. Kubera yuko aho kugira ngo wicuze ibyo wakabaye warakoze mu busore, nubwo wabikora kugira ngo nushika muri cya gihe uzaba utagifite kwicuza mu buzima bwawe. Kuko hari ibintu umusaza ashobora gukora, hari n'ibyo adashobora gukora ari umurokore, kubera ko yamaze gushyika mu ntege nkeya. Ubu guhimbaza Imana tujya turiya mu basore bahimbaza bagasimbuka, iyo umusaza mbonye akavuga atararokotse, wenda yararokotse ari mukuru, ujya kumva baravuze ariko iyo menya nkarokoka nanjye nkiri mutoya nakabaye mpimbaza Imana nka kuri, ugasanga mbe ni ikintu kimurimo mbihapfanye ibyifuzo. Ariko iyo urokotse ukiri mutoya ni ikintu cyiza cyane, kandi kurokoka birashoboka. Ariko Kanyesije, hagati aho njye ndi kubariza abasore bose muri rusange, cyangwa urubyiruko rwose muri rusange, dufite ikibazo dukunda guhura nacyo, tubona buri gihe kandi mu buzima bwa buri munsi. Njye sinzi ukuntu ngiye umusore nkanjye wanyumvisha kurokoka, kandi mbona n'ubundi abasore bari mu nzu y'Imana ari abakene. Kuba ari abakene, ubundi ubukene sindamenya ubwo umenyesha, reka twenda tujyane mu bintu bisanzwe byo hanze. Ntabwo Imana ishobora kwemera yuko umuntu akena kandi ari imbere yayo. Biterwa n'uburyo wagiyemo wowe. Kuko kujya mu Mana cyangwa se kurokoka ntabwo bibuza umuntu gukora. Gukora no kurokoka ni ibintu bitandukanye.
tubonye abantu benshi b'abakire bakiriye mu Mana, ariko nanone bitavuze yuko hariho hatariho abayikeneyemo, kubera ko uko wayakiriye muri wowe niko nayigukorera. Iyo ubwiye Imana, Bibiliya avuga ngo nzahereza umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Bigaragara ngo wowe nubwo warokotse biragusaba kugira ngo ukore, nunakora uhesha Imana icyubahiro. Numara guhesha Imana icyubahiro, nayo izahesha umugisha imirimo yawe. Ariko ntabwo uzajya mu rusengero gusa, keretse wenda ubaye warahamagariwe kujya mu rusengero gukorera Imana, kuko Bibiliya avuga ngo nta wakorera Imana ngo yikorere amaboko. Ubaye warahamagariwe gukorera Imana mu rusengero, ukajyamo ukayikorera, nayo ikora ibyawe. Ariko iyo waje nanone kurokoka, ntugire ibyo ukorera mu rusengero, cyangwa se ntuvuga ngo wagiye uhamagawe uri ku muhamagaro ukajya gukora nanone bitajyanye n'ibyo wagiye gukora, ubwo bivuge ngo n'ubundi wakena. Nta cyakubuza gukena, nta cyakubuza gukena. So tukiri aho ngaho, hari ibindi bintu nshaka kubaza, kandi sijya numva mfite ibintu byinshi nshaka kukubaza, kuko ujya ukunda kunyanspira cyane, urabizi. Uyu munsi wanyiteguye ntabwo nkukira. Yes, Kanyesige, reka tubanze twamamariza abafatanyabikorwa bacu. So abantu mudukurikiranye, ahantu turimo gukorera muri kubona background, ni umwanya mwiza cyane, ni muri AAA Resorts Limited, ikaba iri Mutukura. Bafite amacumbi, bafite ibyumba bitandukanye, nibo bafatanyabikorwa turimo gukorana muri no minsi. Bafite umwanya mwiza, baduhereza ahantu ho gukorera ameze neza. Nawe nuzajya utemberera Mutukura, ujye wibuka kuza muri AAA Resorts Limited. Bafite amafunguro ameze neza, bafite ibintu bimeze neza cyane, ndakwifuriza kuhaza. So Kanyesige, dukomeje, ndi kumva uburyo dutangiranyemo turaza kugerana ahantu heza cyane ndimo gushaka. Ariko ndi kumva background yawe isa nkaho iri interested, numva nshaka kumva kuri background ya Kanyesige. Asubundi muri make, Kanyesige ni muntu ki? Kanyesige mbere yuko akizwa, ndashaka kumenya ishusho ya Kanyesige mbere yuko akizwa. Mbere yuko nkizwa, wenda sinavuga ngo navutse ndi umurokore, kuko nta n'umuntu uvuka ari umurokore. Ariko nanone ndumva nta bintu bitangaje cyane cyangwa se birenze byo naba naragiyemo ntari umurokore ngo mvuge ngo ntararokoka nari iki, ntararokoka nari iki, ubu ngubu ndi iki ngiki. Oya, jewe nakuriye mu nzu y'Imana kubw'ababyeyi banjye, ariko maze gukura nza gushaka nanjye kugira ngo menye Imana ku giti cyanjye. Hanyuma nanjye ndemera, ndatura, ndizera, ndatura, maze kwatura ndanabatizwa. Ariko maze kwiyizerera nkanjye nakigendera ku by'ababyeyi. Ndumva rero nta kintu kiri aho ngaho kidasanzwe, ahubwo wambaza ni iki. Anyway, ni wowe ufite ibyo uri bumbaze, ariko nanone mu buryo ntararokoka, wenda uko natwazaga ntararokoka nuko ntwaza nararokotse, ni ibintu bitandukanye. Of course ni ibintu bitandukanye, kuko hari ibintu nakoraga ntararokoka, ariko naje kureka kubwo kurokoka. Ntabwo uciye mu ijambo, buri muntu afite ubuzima anyuramo, kandi nta mwana udakora udutendo. Ngenda shaka umbwira akantu wakoze utararokoka utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Nazigera nibagirwa? Kari twinshi. Mbwiramo gake akantu nawe kakwemeje cyane. Ni twinshi cyane. Ubundi jewe nakundaga kubyina. Yego. Nakundaga kubyina, ariko nanone ibintu najyaga mbyina sinavuga cyane ngo ntago ari iby'abarokore, uretse ko igihe twabibyiniragamo wenda bitavugaga Imana. Ariko byabaga ari ibintu bisanzwe nyine, kubyina bisanzwe, ariko ntago twabaga wenda tuvuga Imana, uretse ko nanone tutabaga twamamaza Satani ngo mvuge ngo turamamaza Satani. Byari byakarico dance isanzwe nyine. Yego. Ibyo nibyo nakundaga cyane mu buzima bwanjye. Ikindi ndumva ntararokoka, nararwanaga. Nararwanaga, ariko sinajyaga ndwana ngo wenda umuntu yanyendereje cyangwa se namwendereje, ahubwo najyaga ndwana n'umuntu wabangamiye mugenzi wanjye, yaba uwo tuvukana, yaba inshuti yanjye, yaba unsanganye nawe. Waza umwendereza cyangwa se wamukubita turi hamwe, nkareba ko umusuzugiye bikambabaza, bikaba byantera kurwana nawe. Ariko nta muntu nigeze ndwana nawe ngo byaturutse ku ruhande rwanjye. Jewe ubundi nakuze ndi umuntu w'imbabazi nyinshi, sinajyaga nanenderanya, bigatera n'abana kuntinya. Nagize igikuriro, kubo twanganaga nta wantinyukaga, kandi kubandutaga bangiraga imbabazi, n'undi bumva yuko
ndi umwana kuri bo. N'ubu ngubu nanjye ndagutinya kandi uri umushuti wanjye. Ubu ntabwo ngitinyitse. So ndagira ngo tugaruke mu iyobokamana. Yes. Tuba tugira ngo ducishemo gakeya n'abantu bumve ko natwe twanyuze mu buzima busanzwe, hari aho tuba twaravuye. Yes. Nkanjye nkubwiye aho navuye warira. Gusa reka tugaruke mu iyobokamana. Kanyesige umaze gukizwa wiyumvishije ute mu mubiri wawe cyangwa mu buzima bwawe busanzwe? Wumvishije gute ku buryo nawe byatuma n'uriya muntu uri hanze yakumva akavuga kabisa Kanyesige hari ikintu cyamuzanye mu Mana? Reka nkubwize ukuri, maze gukizwa nahindutse cyane bitangaje, kuko nagutse mu buryo bwinshi, mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu buzima busanzwe. Nagiye mbona ukuboko kw'Imana, nagiye mbona Imana indengera mu buryo butangaje, kuko njye ntararokoka hari ibintu byananiraga gukora kandi nagerageje kubikora, ariko maze kurokoka nagiye mbona ukuboko kw'Imana, kubera ko nabwiye Imana ni rero Mana undinde kuzarokoka nkajya gukorera ab'isi, ahubwo jyewe uzampereza umurimo wawe ari wo nzakora, umpeshe umugisha kandi umpeshe n'iseni. Sinzabura umurimo kugira ngo ntukishe izina ryawe, kandi nanone sinzabona umurimo nanone utuma ntukishe izina ryawe, ahubwo uzampereza umurimo utuma nkuhimbaza kandi nkakomeza nkanezeza umutima wawe. Imana rero niko kumpereza uwo murimo, bitandukanye nuko nakoraga. Buri gihe narakoraga ariko singira ikintu ninjiza, seni zanjye zikagenda mu buryo ntazi. Navuga ngo wenda ntararokoka nari mfite dayimoni y'inyatsi, ariko ubu ngubu hari icyo Imana yagiye inkorera kubera kurokoka. Murakoze cyane. Kanyesige, umbabarire gukomeza nkoresheje izina ryawe. Ari abantu, ndashaka abantu babanze bagufate n'izina ryawe kandi barimenyeye. Uyu ni Kanyesige, mvuze irindi zina dukunda kumwita mwatinya. Gusa Kanyesige, ndagira ngo ubaze ikibazo kimwe. Ndashaka kumbwira ikintu Imana yagukoreye mu buzima bwawe kiruta ibindi byose ushobora kuvuga ngo Mana naho nakipfira ariko arankoreye kino kintu. Wa mwana we, ni byinshi biraza kungora kubitandukanye cyangwa se kuvuga ngo ni iki n'iki n'iki, ariko byo ni byinshi by'Imana yankoreye. Umwanya ni uwawe, TV ni yawe. Ikintu reka ne kuvuga ngo ni kimwe, ni byinshi by'Imana yankoreye kandi bitatuma nyivaho ndetse bitatuma nyibagirwa. Yego. Mu buzima busanzwe kenshi iyo dusenga dufite ibyifuzo bitarakorwa, dusenga amasengesho menshi, ariko twamara gusubizwa tukaba twashima buhoro bitandukanye nuko twasengaga dusaba. Ariko nanone ntago bitubuza kwibuka iby'Imana yadukoreye. Ndibuka umunsi umwe ikintu Imana yankoreye kikanyemeza yuko iri mu ruhande rwanjye. Nigeze gukora accident, nkora accident ntwaye imodoka, imodoka irashwanyagurika yose kandi ari nyirimo. Wari uri wenyine? Nari ndi jyenyine mu modoka, hari aho navaga ndiyo ngaruka mu rugo, navaga Mbarabazi ngaruka Mpororo, hanyuma nkora accident. Uwo munsi imodoka yarashwanyaguritse yose ishiraho, ariko mvamo ndi muzima. Navuyemo atari ukuvuga ngo Imana yakijije ubugingo bwanjye kudapfa, ariko yakijije n'umubiri wanjye. Sinigeze nkomereka, sinigeze mbyimba, ntacyo nigeze mba cyose, ahubwo navuyemo nshima Imana. Ndavuga rero Mana, iki ngiki ni ikinyereka yuko unkunda kandi unzi neza cyane kandi ufiteho umugambi. Bituma rero numva yuko icyo ngicyo nacyo mu by'Imana yankoreye nacyo kirimo. Ikindi kintu Imana yankoreye ni umunsi ntegura gushaka. Ndi umusore mu buryo bw'imbaraga, ndi umusore mu buryo bw'imyaka, ko ndacyari umusore, ariko sinkiri umusore ushakisha. Mfite umugore. Ngo warashatse? Mfite umugore. Imana yankoreye ubukwe nanjye. Mu bintu Imana rero yankoreye none ikanyereka ko iri mu ruhande rwanjye, ni umunsi yemera kunkorera ubukwe nta mubyeyi ubihagazemo, nta wundi muntu ubihagazemo ukomeye kuvuga ngo yakoze buri kimwe cyose, ahubwo Imana ariyo yahagaze nkayo igakora buri kimwe aho narihaga ko bitashoboka. Imana yanyereka kandi yanyereka imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Ibyo ni mu bintu bimwe, navuga byinshi, ariko ibyo ni muri bimwe byo nakita nk'umutwe wabyo by'Imana yagiye inkorera cyane, kandi byanejeje umutima wanjye, binezeza umuryango wanjye, binezeza n'inshuti zanjye. Ndakoze. Yes, Kanyesige, aho ngaho ku bukwe reka nkubazeho ikibazo. Yes. Uravuze ngo wabonaga ko bitashoboka. Wabonaga ko bitashoboka gute? Ntiwari ufite inka zo gutanga, ntiwari ufite inkwano muri make, byari bimeze gute? Ndashaka ukubite kuri point uvuge ngo mu ntegura gushaka
nageze hano kubera iki kintu cyaburaga gutya ntibaza ahantu kiri buve, ariko Imana ica inzira. Ubundi mu buryo bwanjye bwo gushaka sinavuga ngo naricaye ndabitegura ngo ngiye gushaka, ahubwo ni nk'ibintu byashe nk'ibintunguye. Hari umukozi w'Imana wigeze kumpanurira arambwira ngo ubukwe bwawe buzagutungura, ambwiye ngo buzantungura, numva ngize ubwoba cyane ndanikanga. Nikanze ntekereza ibintu byinshi, ndavuga se buzantungura, nzaterura, ese bizaba byagenze bite mu buhe buryo? Ati oya, ati ntabwo uzaterura, nta n'ikindi kintu cyose cy'utekereza kizakubaho, ahubwo ikintu cyangwa se uko numva bizagutungura, Imana izagukorera ubukwe bitunguranye, bidasa nk'uko wabitegura cyangwa se bidasa nk'iby'umuntu wateguye. Ngumana icyo kibazo, ariko koko byaje kuntungura. Jyewe nagiye gushaka, nari maze kubaka inka zo nari ifite, nari maze kuzubakisha inzu yacu cyangwa se inzu yacu ya famille. Hanyuma ndavuga inti ntago nategura gushaka nonaha, ariko mu buryo bukwiriye nkaba nabwiye Imana ndashaka kuzashaka 2023. Kandi Imana niba uzi yuko byose ari wowe ubikora, ushobora byose nk'uko ijambo ryawe rivuga, uzabinkorere. Hanyuma biza mu gihe cya 2022 nibwo nabiteguye, cyangwa se nibwo byatangiye gutegurwa, ariko ntabitekereza. Nta sene nari mfite ku account ngo mvuge ngo mfite izi sene, cyangwa se mfite izi nka ngo ziri aha ngaha. Bituma rero mvuga yuko byantunguye. Ikintu cya mbere navuga cyantunguye cyane nuko byabaye ntafite isene, ntafite n'inka, ariko bigakorwa kandi nanone ibyo byose ntari mbifite, bikaboneka mu buryo ntateguraga, mu buryo bukwiriye. Nta nkwano nari mfite zo navuga ngo zari ziranga ziteguye, ngo cyangwa se ngo ndabwira data cyangwa se baraza gukosha data bakore mu nkazi. Imana yagiye inkorera ibintu byose kimwe ku kindi uko bigenda bikurikirana. Ntago nari mfite resere ngo mfite miliyoni 10 ku account, mfite inka 10 ahangaha, baraza kunsaba ibintu ntanga ibi ngibi, ahubwo byaje mu buryo ntateguye kandi bikorwa n'ubundi bintunguye. Nicyo gitangaza Imana yankoreye. So reka ngira amahirwe ntambukirize bino bintu abantu badukurikirana batari muri Uganda. Twebwe hano muri Uganda ukuntu dukwa bitandukanye no mu Rwanda n'ahandi hose. Twebwe turi ba bantu bakiri ku muco, turakwinka. Niba mvuga inka wumve ngo ni inka, niba baguciye inka 14 urazana inka 14 na miliyoni nka 14. Abantu ndagira ngo babisobanukirwe, wenda ningira amahirwe nshobora kuzagenda kubafatira ahantu bajyanye nka cyangwa bagiye gukwa, mbibereke twebwe dukwinka nyanka. Apana kuvuga ngo hano nko mu Rwanda ngo urazana miliyoni imwe. Twebwe abakobwa bacu bihagazeho. Aho uri hose nuzi kuze gushaka umukobwa w'umunyarwanda wa muri Uganda, umenye ngo uzazana inka na miliyoni nka zingahe. So Kanyesi, giye dukomeje tuba turimo no kugenda twegera ku musozo. Mbere na mbere ndagushima, mu by'ukuri uranshimishije, ariko ndagira umbwira ijambo ryo muri Bible rigufasha. Ijambo ryo muri Bibiliya rimfasha cyangwa ari gukomeza? Amagambo ni menshi bro, ndashakamo rimwe. Ijambo rimwe ubwo uraza gutuma mvuga n'iryo ntakabaye mvuga cyangwa se bitamfasha cyane, ariko ijambo rya mbere rinezeza cyane nuko urenda ngo mvuge igitabo. Uvuga igitabo n'umurongo unarivuge. Amagambo ni menshi bro, uraza kumvugisha irikomeye iritari ryo nateguye, ariko ijambo wenda rikunze kumfasha cyane cyangwa se mu magambo amfasha naryo ririmo. Ni ijambo riri mu Bakorinto ba 2 ibice 6 umurongo wa 9. Wenda abankurikiye baraza kuhasoma, ariko nanjye ndaza kuhavugaho. Ibice 6 umurongo wa 9 haravuga ngo ase ko mfite Bibiliya wanyemereye nkahasoma. Simvuge mu magambo gusa cyangwa se singe kugira, kuko nshaka kuvuga mu magambo nkakagira nk'akantu nsimbuka nanone kandi nkaba nkoze ikintu gikomeye cyane kandi ndi umuvuga butumwa. Nta kibazo, hasome byashoboka ko Kanyesi ijya murongo atawufashe mu mutwe. Ndarawufashe, ahubwo nenda ngo musome buryo mbikurikiranye kugira ngo mvane iyo point neza. Ni nabwo buryo bwiza. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 ibice 6 umurongo wa 9 aravuga ngo dutekerezwa ko turi abatamenyekana, nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa, ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa, ariko ntitwicwa. Umurongo wa 10. Dusa n'abababara, ariko twishima iteka. Dusa n'abakene,
nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Bro, aho hantu haranezeza cyane. Iyo nirebye mu buzima busanzwe nkareba ko hari ibintu ntafite kandi nkeneye, numva mfite ibyiringiro by'uko ejo cyangwa se ejo bundi nzaba mfite ibyo bintu. Nareba biyita ngo ni abakire imbere yanjye ariko badahesha Imana icyubahiro, nkibuka yuko ari jye ubatungishije. Ngo nubwo dusa n'abatagira icyo bafite ariko dutungishije benshi. Ibyo bintu bijya binkomeza cyane, bikampereza n'ibyiringiro byo kuguma mu Mana. Nubwo ngaragara mu maso y'abantu ko ntacyo mfite, ariko imbere y'Imana mfite byose. N'abarabibwira ko bafite byinshi babiheshwa natwe dupfukama tukabasengera, tugatuma igice kigira amahoro. Iryo niryo jambo rimfasha cyane. Nanjye iryo jambo riramfashije, nanjye nshobora kuba ntungishije benshi, ntawamenya. Ntungishije benshi. Yanongera kubibutsa ni igisubizo uri kuri microphone, uwo mureba kuri kamera ni Kanyesige, ni umushuti wanjye, ni umuvandimwe, namukunda cyane. So Kanyesige, turimo guhendera ku musozo. Ugeze mu iteraniro ry'abantu harimo urubyiruko, ariko bose akaba ari abasinzi, abandi ari abasambanyi, abandi bakijya mu barozi n'abapfumu, bakaguhereza iminota 5 yo kubigisha, ni iki wabigisha? Icya mbere nababwira ngo ibyo barimo bari badafitiyemo amahoro babivemo. Icya mbere, niba uzi yuko abapfumu ushobora kubajyamo wihishe, bigaragara ngo nta mahoro baguhesheje, va mu bapfumu ujye mu Mana, kubera ko mu Mana ntabwo ushobora kugenda wihisha, ahubwo ugenda ku mugaragaro, kuko n'ubundi Imana irahera kandi Imana ari nyamucyo. Ku bantu baba banywa inzoga, niba uzi ko ushobora kunywa inzoga zikagukoresha ibyo utateguye gukora, bigaragara ngo nizo zigutegeka, ntabwo ari wowe uzitegeka. Kandi mu buzima bwacu ntabwo twebwe tubayeho kubwo gutegekwa n'ibyo turimo, ahubwo twebwe tubayeho kubwo gutegeka ibyo tunyuramo. Ukagena ubuzima bwawe ukavuga ngo ndakoresha determination yanjye, ibyo ntekereje nibyo ndi bukore. Ariko niba uzi ko ushobora gutekereza ikintu aya masaha ari bukurikira kubwo kunywa inzoga ukaba utakigitekereza, ahubwo inzoga arizo zigutekerereza, bigaragare ngo ntabwo ubayeho nkawe, mu buzima bwawe uriho nk'umushyitsi. Ntabwo wowe uriho nkawe, ahubwo uriho nk'umushyitsi. Rero va mu nzoga ujye mu Mana urokoke. Abasambanyi, reka nkubwize ukuri, niba hari icyaha Imana yanga ikanakivugaho cyane bitandukanye n'ikindi, ni ugusambana. Kuko gusambana ntabwo byica mu mwuka gusa, ahubwo n'umubiri wawe bishobora kuwica. Bishobora kuwica. Kubera iki? Hari indwara nyinshi twumva zandurira mu busambanyi, ushobora kuyandura. Kandi niba hari ibintu bikomeye cyane, ni umuntu guhagarara imbere y'abantu ngo yihane icyaha cy'ubusambanyi. Akenshi iyo umuntu afite sirimu, nubwo yaba yarayikuye ahandi, ariko iyo uvuze ngo afite sirimu bavuga ko yayikuye mu busambanyi, nta handi hantu yayikuye. Noneho bigaragara ngo ibyo byaha, ubundi abasore bankurikiye banyumva cyane, iki kintu mukigendesereze cyangwa se mugitekerezeho cyane. Muve mu byaha. Bibiliya avuga ngo kuva mu byaha cyangwa se gutinya Uwiteka. Kuva mu byaha bivuga ko ariko kujijuka. Iyo uvuye mu byaha hari ubujiji bwuvamo. Kandi gutinya Imana nibyo shingiro ry'ubwenge, cyangwa se niho ubwenge buturuka. Iyo utinya Imana ukayubaha, iguhereza ubwenge. Wamara kuva mu byaha ukajijuka. Hanyuma rero bigaragara ngo muve mu byaha, nimara kuva mu byaha bizabatera gutinya Imana, kuko nuva mu byaha uzaba ujijutse, kandi numara gutinya Imana uzaba ugize ubwenge. Rero mutinye Imana, muve mu byaha kugira ngo mubone ubugingo buhoraho, cyangwa se muzabone ubugingo buhoraho. Kanyesige, ndagushimiye cyane. Ndagushimira kubw'inama uhaye urubyiruko. Yesu, nkomeza kwibutsa abantu ahantu turi uyu mwanya murimo kureba, turi mu mwanya mwiza cyane, ni muri AAA Resort Limited. Bafite swimming pool z'abana, bafite iz'abantu bakuru, kandi bafite amacumbi meza cyane, ni ahantu bafite service nziza cyane. Nibo bafatanyabikorwa bacu barakomeza kudufasha. Ndabinginze namwe abantu muri Mutukura cyangwa abantu bagenderera Mutukura, Mutukura ni kuri boda ya Tanzania, nagira ngo mubagenderere mubasure, uhagere ugire n'icyo kuryo hafata, ugire niba ufite ushaka no kurara uharare. Nkomeza no gushimira abantu bari kudukurikirana, abari Qatar, abari Tanzania, abari Uganda, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, dusigaye dufite n'abantu ba Canada bakomeza kutwandikira umunsi ku munsi. Turakomeza kubashimira, Imana ibaha umugisha. Kanyesige, arindi jambo rimwe wavuga mu munota umwe? Ikintu cya mbere cyangwa se ijambo numva nahereza abantu badukurikiye, ni uko mu buzima uzi icyo ushaka. Uzi icyo ushaka,
ukareka kubaho gusa nk'umuntu upima gapu. Umuntu upima gapu aba asa n'ushaka amahirwe ya kabiri. Ubundi hari ijambo nigeze gusoma rivuga ngo uzi icyo ashaka cyangwa se uzi icyo arwanira ntabwo atinya icyo arwana nacyo. Uzi icyo arwanira ntabwo atinya icyo arwana nacyo. Bivuze ngo hari ubuzima dushobora gushyikamo bikadukomerera, bikatubangamira cyane, bigatuma turuha, ariko wowe ntuzaruhe cyangwa se ntuzaramirwe kubera ko uzi icyo ushaka. Nubwo wababara uyu munsi, nubwo wakubitwa uyu munsi, nubwo wasonza uyu munsi, nubwo wahura n'ibintu bikomeye, ariko tumbira cyane cyangwa se urwane cyane kubera ko uzi icyo urwanira. Icyo urwanira gifite imbaraga kurusha icyo urwana nacyo. So ikintu nabwira abantu bankurikiye, mu buzima bwacu busanzwe dufite ibyo turwana nabyo, dufite ibintu turwanira, ariko ikintu cya mbere kizatuma utsinda cyangwa se ushyika ku ntsinzi, ntuzatekereze cyane ku byo urwana nabyo, ahubwo uzatekereze cyane ku byo urwanira kuba byo. Imana ibahereze umugisha. Kanyesige ndagushimiye, nkomeza gushimira abantu bari kudukurikirana. Ni Igisubizo wari kuri microphone na Kanyesige kuri kamera nk'uko mwamurebaga. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Murakoze cyane. Thank you.